Inshuti bavandimwe mukurikira umurongo w'ibyahishuwe Line TV, nongeye kuza imbere yanyu ndabasuhuje mbifurije amahoro n'ibindi byose mwifuza muri ibi bihe turimo ndetse n'ejo hazaza. Muribuka ko ubushize twari twatangiye kuganira ku mategeko y'Imana, ubwo twavuze ku itegeko ryo ritubuza cyangwa se itegeko rirebana n'ibyo gusambana. Ntugasambane, twabonye yuko icyambere gusambana sibyo, gusambana si umuco, gusambana si ubuzima. Tubyirinde, tubirinde n'abacu, twirinde amagambo yana muri ibyo byose, twirinde ibikorwa bijyana muri ibyo byose. Ariko twaje kubona ko gusambana mu by'ukuri ari ukonona urukundo n'ukuri bya Yezu, ari cyo binavuga. Tubona yuko igihe cyose abantu bari muri icyo cyangwa se iyo dufashe iryo jambo muri Bibiliya, hari ikindi yari ishaka kutubwira, nibyo ngibyo byo guhakana ukuri n'urukundo bya Yezu. Ikindi bishobora kutubwira tugiye mu rwego rwo hejuru cyane, ni uguhakana Yezu ubwe. Reka rero uyu munsi tuvuge ku itegeko rihe ryo kubaha so na nyoko. Ubaha so na nyoko niba ubafite, ubaha so na nyoko niba hari ababasimbuye. Ibyo ndumva twese tubyumvikanaho. Kera rero tukiri abana batoya, muribuka ko iyo twabaga turi ku ishuri cyangwa se turi no mu turagiye inka tugira dute, iyo umuntu yagutukaga ku mubyeyi ariko byaba agututse kuri nyoko, induru zaravugaga, uwo nguwo mwamaraga igihe kirekire utaramubabarira. Iyo wagutashoboye kumukubita wamaraga igihe utaramubabarira. Icya kabiri, iyo umuntu yashakaga kugushotora, mwacaga umurongo mukavuga ngo kingira ingabo ya so niwanguye intere. Murumva neza ko ari ukubaha umubyeyi mama cyangwa se nyoko, ari ukubaha umubyeyi so. Ibyo byose umuntu abyitozaga akiri mutoya. Muzi nanone ko mu Kinyarwanda iyo umwana ameze neza, azi ubwenge, akora ibintu byiza by'agaciro, bavuga ati uyu mwana ni uwa se, uyu mwana asa na se. Ariko nanone iyo byicanze, nubwo atari byo twagombye kuvuga, bavuga ati icyana ni icya nyina. Nubwo bavuga ko ari uwa nyina, bavuga ko ari icya nyina. Aha nanone murabona ko n'ababyeyi ubwabo bafite uburyo bifuza ko tububaha cyangwa se tububahisha. Muribuka nanone kera abageze mu mahirwe ko iyo umugabo yataga yagera mu rugo yabwiraga abana ati nyoko arihesha. Naho umugore yagera mu rugo agahita abaza abana ati ese iso yatashye. Mwumve ko iryo jambo iso, inyo cyangwa se nyoko ari ijambo rikomeye mu Kinyarwanda. Nyamara kandi rero dufite impamvu igihumbi cyangwa se agahumbagiza zishobora gutuma tudakunda ababyeyi bacu, cyangwa se zishobora gutuma dukunda ababyeyi bacu. Waba ufite impamvu nziza zo kubakunda, waba ufite impamvu mbi zo kubanga, nta kintu wabikoraho, kuko umubyeyi ni impano y'Imana. Umubyeyi ni kado duhabwa n'Imana. Reka rero mfate Zaburi ya 27 umurongo wa 10 iravuga ngo nubwo data na mama bantererana, wowe Uhoraho wanyitaho. Nubwo data na mama bantererana, wowe Uhoraho wanyitaho. Aya magambo tuyasomye mu rwego rwa mbere arakwibutsa ko uko byagenda kose Imana ihari, iri mu buzima bwawe. Nta mpamvu yo guhorurira ngo ababyeyi bangize batya, ababyeyi bagize batya. Dore ko ari nabyo bigezweho byo kwirwa tuvuga ko ababyeyi batadukoreye cyangwa bakoze biriya cyangwa bakora biriya. Oya, nubwo data na mama bantererana, wowe Uhoraho wanyitaho. Iyo ni Zaburi ya 27:10. Ariko iyi Zaburi nanone dusunitse gatoya
turaza gusanga ko uyu muririmbyi, ubwo muzanabireba aho yanditse, uyu muririmbyi wa Zaburi aravugira ati niyo nagwa mu kinyoma n'inyigisho zacyo, nzi ko ijambo ry'Uhoraho bitazigera ryigirayo. Impamvu uhoraho bisobanura ko ukuri kw'Imana guhoraho. Ukuri kw'Imana guhoraho ntabwo ari Uhoraho mu gihe, ni ukuri guhoraho, hariya harimo gushushanya. Ubwo tuzagenda tubigarukaho, ubwo tuzagenda tureba amagambo Uhoraho bivuga iki, isanzure bivuga iki, ariko naho mumenye ko Uhoraho ari ukuri kw'Imana kudashobora kunyeganyega. Wagwa mu kinyoma n'inyigisho zijyana nacyo, umenye ko ijambo ry'Imana rihari rishobora kugukiza. Ubwo nanone dukomeje, nababwira ko kutubaha ababyeyi bikurura umuvumo, haba hano ku isi cyangwa se mu buzima buzaza. Ubwo rero umuntu yatekereje neza akongera akareba iri itegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko, numara kubaha bizatuma ugira amahoro mu gihugu cy'isezerano. Wakibaza, ese icyo gihugu cy'isezerano, icyo gihugu Imana iturarikira, ni papa cyangwa mama bazaba bakiyobora? Bibaye ari ibyo, kuko nagira amahoro, kuko niba narabubashye, ningerayo bazampa amahoro, bazampa ibihembo bikwiriye umwana ububashye se na nyina. Nyamara rero bifite ikindi bishushanya, kuko ikintu cya mbere tugomba kubanza kwibuka ni iki, nuko umubyeyi wacu twese, data wa twese ninde? Ni Yezu Kristo. Ni ukuvuga rero ko uwo dusaba kubaha hano ninde? Ni Yezu Kristo. Ubwo tukomeze turebe nko muri Exode 20:12 batubwira ngo ujye wubaha so na nyoko, bityo uzarama mu gihugu mbahaye njyewe Uhoraho Imana yawe. Ibi ngibi nibyo navugaga hariya hejuru, kubaha data na mama ni inshingano. Kubera iki? Kuko bahabwa nk'akado, bahabwa nk'impano, nta nubwo mbahitamo. Ikintu cyose wahawe ni kimwe n'umubiri wahawe, ni kimwe n'ubuzima wahawe, ugomba kucyitaho no kugisigasira. Ariko hano ikintu cya mbere tugomba gusomamo ni ikihe? Ni uko uwubashye se aba yubashye Yezu, uwubashye nyina aba yubashye itorero. Ni ukuvuga ngo rero twubahe Yezu, twubahe n'itorero rye, icyo gihe tuzagira ubuzima burambye imbere ye. Ngiki icyo gihugu atubwira, ngiryo ngo data na mama batubwira hariya biba bishushanyije. Yewe unasunitse nanone ukongera ukigira imbere, kubaha data na mama ni ukubaha urukundo n'ukuri duhabwa n'Imana. Ngibyo icyo barimo badushushanyiriza hariya. Ni nayo mpamvu bakubwira ngo kugira ngo njyewe Uhoraho Imana yawe, Uhoraho bisobanura ukuri kw'Imana. Ubwo rero Bibiliya ni igitabo cy'ubuhanga, ni igitabo cyiza, gifite ibyo kitubwira duhita twumva, ari nabyo bituma twinjiramo. Iyo umaze kwinjiramo uhabwa no kumva ibirenzeho. Ngiki gituma iri tegeko cyangwa se amategeko y'Imana ari ikintu gikomeye. Uwubashye se na nyina aba yubashye Yezu n'itorero rye, uwubashye se na nyina aba yubashye urukundo n'ukuri bya Yezu, uwubashye se na nyina nta kabuza, dukurikije uko biri bitubwira, afite ingororano mu ijuru. Ubwo rero abantu batazi ibi cyangwa se batabasha gusobanukirwa n'aya mategeko, nibo bazakubwira bati ariko ubundi kubera iki Imana ihora ari umugabo, ntiyagombye ko no kuba umugore? Ibyo ni imyumvire yo ku isi, ntabwo ari imyumvire ya Bibiliya, kuko Bibiliya ifite ibyo bidushushanyiriza. Akaga ni abagenda bagwa muri iyo mitego, ndetse uyu munsi byaraje, ariko ibyo byose ni ibisenya imisingi ya Bibiliya. Uko bisenya imisingi ya Bibiliya ni nako bisenya imisingi y'ubuzima. Uyu munsi ngo umwana agomba kwigishwa ko atari umuhungu atari umukobwa, umugabo ubwo ntabwo yemerewe kuba umugabo, cyangwa se umugore ntiyemerewe kuba umugabo.
ibyo byose turimo kwisenyera sosiyete, kandi nyuma tukaba ba mbere wo kwibaza ngo ariko ibi byose birimo kutubaho bikomoka hehe? Dore nk'urugero, iyo uganiriye n'abantu benshi i Burayi barakubwira bati abahezanguni barimo kwiyongera. Reka biyongere kubera ko umuntu akeneye ikintu cyo kwegamira. Umuhezanguni ni uko aba akeneye umutegetsi w'umudiktateri, umutegetsi ufite imbaraga. Uwo mutegetsi yamumarira iki? Ni ukugira ngo amwitegereze. Murebe umugabo hano hafi muri iki gihe witwa Putin, uburyo abantu bamureba. Kubera iki? Kubera ko abaturage bamwegamiyeho. Kubera iki? Kubera ko isi ikeneye abantu bo kwegamira. Uyu munsi rero umuntu wa mbere umwana yagombye kwegamira akivuka ni se na nyina. Umuntu wa mbere umuntu yagombye kwegamira ni sosiyete ifite aho ihagaze, yegamye kuri nde? Kuri Yesu. Ibyo byose nta na kimwe tucyubaha, tugishaka no kubaha. Niyo mpamvu no kuba mu miryango bisigaye bitunanira. Umugabo n'umugore ntibyoroshye, abana n'ababyeyi ntibyoroshye. Simvuga ko byahoze byoroshye. Abantu ku kazi bamubwira kubaha shebuja bikaba induru. Mu buzima tuvuga kubaha abayobozi bikaba induru. Kubera iki? Kuko tutakimenya ko hari ibyo kubahwa. Kubaha so na nyoko ni umusingi wo gutangiriraho. Ubwo rero nagira ngo tuvuge ngo data uri mu ijuru. Iyo tuvuze data uri mu ijuru, murimo kubibona ko ntavuze data na mama bari mu ijuru, kubera ko data ni mu rwego rwo hejuru. Muri Bibiliya ijambo data rifite icyarimwe, riba rifite icyarimwe ukuri n'urukundo byamaze guhura. Niyo mpamvu bakubwira data. Ariko bakubwiye data na mama uba bakubwiye urukundo n'ukuri, ariko iyo byamaze guhura biba urukundo gusa. Niyo mpamvu Imana tuyita data, kuko Imana ni urukundo gusa. Abakubwira rero ngo twe kubaha amategeko y'Imana, abo mubihoreye. N'abakubwira ngo uwishe rimwe ngo aba yishe yose, abo ni abakozi ba shitani. Tangira uyakurikiza. N'uwica rimwe usaba imbaraga, ejo wenda uzashobora no kuryubahiriza. Ariko ukubwira ngo ubwo waryishe cyangwa wishe rimwe byose byakurangiranye, uwo mwihorere. Ikindi rero nashakaga kubibutsa ni uko iyo tubirebye mu buryo bworoshye, amategeko y'Imana ni abiri: gukundana, gukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Twakigiza imbere gatoya, amategeko y'Imana ni 10. Twakigira imbere gatoya, amategeko y'Imana ni ibitabo 5 bya Moyize. Twakigira imbere gatoya, amategeko y'Imana na ibitabo 5 bya Moyize, kongera ibitabo by'ubuhanuzi. Twakigira imbere nanone gatoya, amategeko y'Imana ni ibitabo 5 bya Moyize, ibitabo by'ubuhanuzi, ibitabo by'amateka, tukongeraho amavanjiri, tukongeraho ibyahishuwe. Ahangaha ubwo na Zaburi, ahangaha tuba dufite amategeko y'Imana uko yakabaye. Ubwo rero amategeko y'Imana ni Imana ubwayo, ni nayo mpamvu tugomba kuyubaha. Ntabwo amategeko y'Imana ari la kataloge cyangwa se la kode abantu bashaka kudushyiramo. Oya, amategeko y'Imana ni Imana ubwayo, ni ijambo ryayo. Tuvugire hamwe rero duti: Yesu Kristo we mubyeyi wa buri wese, komeza utumenyere ubugingo bwacu igihe n'ibihe. Amen. Yezu, ineza yawe duhoreho, nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.